ntagira haba abako iwabo wande wazinda zinda nawe urugo rwananiye yabuze kwishyura inzu ajya kuba kwa mama we ariko nibe nazinda biwabo wowe ubahe uracumbitse ubunzu dukariso muba mugenda mubunzu dukarisa aho mugeze ntabwo ushobora no kugenda ngo wowe ntabwo ubuze ukuntu n'umwana wabayeho iwanyu nibo bamufashe kubera ibyo byakenge byakurenza ubwonko uzongera ufatwa bakujyane muri rehab cyangwa bagufunge wambuko Sarima ngo none numvise inkuru ngo baraye bamukubise ubu Sari urumva koko uri mu biki waragize ukagenda ngo gutyo ngukereye ngo we unamareno we haya utajijuwe nyenyewe mambo ya uswahilini uponyanya yego Sarima wowe utagira huba nibe nanjye we wambukwe makuberi nirirwa nikaraga muri iyi mihanda nkanicura niyo nzibumi 300 ariko we hana lolotse becunda ababyeyi bawe bakagufashe bagakura umuruho kuri mama wazinda nuko ari umurokore ariko gutunga ibintu by'ibigore bibiri biraho ngaho byirwa bijya mu buyoga bitaha bimusindira kimwe gifitiyo iwabo undi wari uwe muri bigore bibiri bibi wabo biba wowe uracumbitse ubu mama wazinda yaragowe wowe ufite nyoko wakagiye kwa nyoko wakagiye kwa nyoko we kirobezo wakavuye mu bitaro utaha kwa nyoko ubu ko kuza uko umwana waba yaramutse we gicucu ruganzu abagore butagira ubwenge nkamwe sibataki hapa Johnny kwambiye Johnny kukunesha ngo bagukubise nana nakuvuyeho wakirobezo we Sarima umwana baramukwatse ujya kubunza dukariso iwabo wazinda kwa mama wazinda apana no kwazindiwe kwa mama wazinda wewe kwa mama wazinda Johnny kwambiye wagakuye umuruho mu rugo rw'abandi mama wazinda ntashinzwe kugutunga ukajya kubi wanyu mama wawe yafashe umwuzukuru wowe ntiyakura reko se yagushobora ute ariko kubera ko nyine mama zinda babagora ucumbikiye banywa itabi uwo Sarima mujyane kumupimisha ibiyobyabwenge ntibirabashiramo na nubu baracyabinywa hajya ngo muratangira ngo mufite bene wanyu ngo bakomeye ngo musajya mujya kurega abantu koma ukome umwana w'ikigorya tukisha umubyeyi wewe wiriguraho ngaho upostinga ubustuka abantu uvuga abantu kubusa banitunze wowe sheri ubu ntaguze umuruho wo guhaha uragenda ukarya kwa mama wazinda yutiri uzenguruka mu tubara urya urataha ukarya kwa mama wazinda hango views ivuyemo ntuburi kubitsivugira iwanyu uburi uracumbitse wowe ukaza guhangana nanjye wakirobezo we jewe wishyurira inzu wagicucu utazi no ngo wabaye Burayi se kwasa none se wizi kibahigiye iki ko n'Uburayi bwigisha n'Uburayi burigisha none nguri mu bitaro bari kugushyira indabo kubera ko baguhondaguye kubera ko Iburayi bamuhaye amasaha 24 ngo abavuye ku butaka hano mu Rwanda uraza dufite igihugu cyiza pe mana Rwanda kabeho Rwanda irakira na kasasiro zose uri kasasiro n'abandi bose tujya tubona birukanye mu bihugu byo hanze iki gihugu ntikijya kirukana abana bacyo oya unanirane uri wo mu rugo mu biyobyabwenge buri wo mu rugo birakureba ariko nutareka ibyo biyobyabwenge kandi uri n'umumama we Sari muzabona ishyano uzajya ukomeza uhure n'ibibazo nka biriya baguhondagure ariko wowe zindi yo wicaye ukabona umugore mugenzi wawe muri kubana iwanyu ukabyuka wakana kari kugusekera akicara karambya muri saro watazi nuko kameze ubumva nta soni ufite ubwo buri kugira inama Sarima zingana gute koko ubwo ukunda Sarima kugera ku kigero kingana gute ku buryo wumva yuko yata umwana ku buryo amara igihe ataram wowe akawe karabyuka kakakubona ariko we wapi ariko se ubundi umugore yashutse undi ateka avoka none ngo bamukubise nizo nkuru muri kunzanira
bamukubite bongere bamukubite. Nishinzi baba barigize inshege imbambare muri iyi mihanda kwangweke na rukunda mu mukunda mutamugira inama ngo asange umwana akabacumbitse kwa mama Zinda. Nta kintu mwasa munambwira. Salima acumbitse iwabo wa Zinda kwa mama wa Zinda. Ego ubwo rukundo waba mukunda atari gushaka n'amafaranga yo kujya muri ka chambrette. Mwamushaka kubaho mu buzima buhenze mutabushoboye, ntabwo mushoboye guhiga, mudashoboye kwirwanaho, mudahize, mutegereje ko baterera mu kanwa nk'inyoni. Salima ntuvuge ngo ufite amafaranga ntayo ufite, urakennye wakirobezo, uri umukene kubera yuko ufite udufaranga wajya no gukodesha akazubamo. Niyo kaba gashambrete hari ugahashyira akababura mawe yase wabyikoza warabaye i Burayi. Wewe una manera we haya ucheshaka unaso utakizo. Salima ukiva mu bitaro shaka ukuntu baho, wige guhiga nk'abandi bakobwa. Wagiye gucumbika kwa Kristera, reka noneho nanaziguhe kanicare neza. Kambahamapye. Salima yagiye gucumbika kwa Kristera, Zinda yarayamwirukanye iryo joro, amwirukana ninjoro bashwanye. Buriya Zinda ahinduka nk'igicu, ahinduka nk'imvura yo mu mpeshyi. Una marera we. Salima ajya gucumbika kwa Kristera. Kristera muramwibuka, muramubuzi. Kristera Sireyi ujya gucumbika yo Salima wowe Zinda yakwirukanye. Ndikwibutse Zinda arakwirukana, mwiyunze mujya gushyiraho amatatu. Ariko Zinda ibyo byose azabyirengagiza. Zinda zakwirukana, Zinda ajya hinduka nk'igicu wakana. Kandi we Zinda nutagira inama uwo mukobwa ngo ajye kubi wabo, ubundi ucumbika kwa mama wa Zinda gute wambukuwe kandi ngo i Burayi barakwirukanye. Abandi bose birukana mu bihugu byo hanze. U Rwanda ni igihugu cyiza pe, igihugu cyawe rwose. Wirinde kunywa ibiyobyabwenge, ntushaka kubivaho, bazagusubiza muri rehab. Umva rero ukuntu yifuze ngo urabona ngo njyewe narabaga ngo baraza barafata ngo bafatane mu biyobyabwenge. Baraje bagufata n'abantu bari kunywa ibiyobyabwenge cyangwa bagupimye ibiyobyabwenge? Ntago bagusanganye n'abantu bari kunywa ibiyobyabwenge wabihanirwa. Oya, ahubwo babigusanze. None ko bagupimye bakabigusanga bakakujyana muri rehab. Ubwo surumva icyari cyo kivuga wari uri kwivuga ngo wavuye i Burayi. Nibe n'abavuye muri za Kampala bazanaga agasafuriya n'agatadowa ko gucana ku manywa ya Rukamba. I Burayi wakuye iki? Ko nta n'imibavu yo kwitera basa. I Burayi wakuye iki ko bagwaye amasaha 24? Yego Salima we. Yo, umva rero wa mukobwa ngo ni Salima, nako wa mugore we. Mama Zinda irukana Salima afite nyina. Ntago ari imfubyi, sinindushyi. Ariko kubindushyi ho nindushyi kuko yaba atari indushyi aba yaragiye kwikodeshereza. Mama Zinda turagusabye nk'umubyeyi, uwo mukobwa azaca akenge ryari kandi afite nyina? Mwirukane ajye gushaka ubuzima yibesheho ye. Mwirukane muhe nawe 28. Ureke kuzana ibyo kuvuga ngo uri umubyeyi ntiwakwirukana umwana. Oya, najye guhiga niwabo ntago ari kuhaba. Mama Zinda alo irukana Salima. Mwirukane ajye guca akenge ntago azaguhorana. Usigara uhanganye na Zinda, urahangana n'abagore babiri mu rugo se Mama Zinda irukana Salima. Ajye guca akenge, ajye guca inshuro, areke kuza kubunza udukariso mu rugo rwawe.
Sarima yananiye iwabo ntagaruka adafite haba n'umwana yarafite barabumwatse kubera ibiyobyabwenge. Mama Zinda, ubwo nawe turabona yuko ubushyigikiye abakobwa b'ibirara nutamwirukana ngo ajye kwicumbikira. Mama Zinda agomba kukwirukana wambuko uve bita we Zinda. Mama Zinda uzihanganira Zinda wabyayeye yewe. Mama Zinda wirukana Sarima ajye kwibeshaho. Sarima ngo bamukubise we Sarima ucumbitse kwa mama wa Zinda. We Sarima we Sarima ucumbitse kwa mama wa Zinda ufite nyoko ufite yuba. Reka gukomeza kujya kubunza udukariso iwabandi wambukuwe. Ese ubundi mbabaze ni gute umuntu w'umubyeyi abona abagore babiri baza bakubiwe ntano babaze amakuru? Mama Zinda, nawe rero tugomba kukwiga mu mihanda. Ugomba kubwira uwo mukobwa witwa Sarima kavi wawe afite iwabo bamufatiye umwana aza gucumbikaho kubera uburara. None se Mama Zinda we, wowe urakomeza gucumbikira umukobwa w'ikirara, ntabwo uri gukomeza kubiha icyuho. Ugomba guhangana n'umukobwa wawe, ntuzahangane n'umukobwa wa rubanda. Nagende apana ibyo kuvuga ngo ngenga umuntu w'umubyeyi ngo w'umukristu ngo sinakwirukana umwana ngo harara simparara. Ejo he bite? Ejo bizagenda gute? Mugira inama nk'umubyeyi. Twera tunaniye mu mihanda yabaye igihomoraye. Sarima wowe Sarima yagushaka ukuntu ufonda ubuzima. Umukobwa ufite ibere rihagaze nako riba ryaguye kuko ntirigihagaze gutya kuko yaronkeje. Wowe wa mugore we urabura kujya guhiga koko mu byukuri. Reka twemerera ko mu iwanyu bazakurerera. None se mama wa Zinda agucumbikiye nkande wabuza huba. Icyambere ufite amaboko ntago uri maskini uretse ko burushyi bwo muramufite. Ugomba kujya gushaka amafaranga ukashaka getu kabamo. Zinda akagumi wabo we byaramuyobeye, urugo rwaranze. Ariko Zinda ntitwamurenganya kuko hari ni wabo. None ko Zinda ari wabo wowe uhari nkande niyihe papa si ufite? Ntabwo ushobora gutekereza uwo ngo ubu champagne ubu nta nubwo ushobora no gutahana n'akanido wagatahana se gutekereza kwaza. Icyo nkundira kirenge buriya gitsisino umva yirwana uko biri kose nicyo kintu mukundira. Gitsisino rwose abiwe n'umwana we nucereye kwivibuza akaba yamusanga. Ntago yigeze ajya gucumbika byaje gucumbika kwa Dididoro aza kuvayo biba birarangiye. Gitsisino yirwana. None se wowe madamu we ucumbitse kwa mama wa Zinda uri gufanya nini? Uko kufanya nini? Uri gukora iki kwa mama wa Zinda? Ntago uri umukobwa waje, ntago uri umugore waje gusura umugore mugenzi we ngo ni Zinda ngo ejo uzataha. Uhari mirere na mirere. Iyo Zinda kwirukanye ubushize yarakwirukanye ujya gucumbika kwa Christelle. Christelle asireye. Nibe na gitsisino abiwe uponyonyo. Inama nakugira rero Sarima, ukiva kwa muganga tekereza cyane, tekereza gatatu. Uri umugore ukuze, umuntu wabaye i Burayi, hagushaka no gusirimuka ngo abantu bakurebereho. Uraho gusa uragenda ushora urutwe. Mama wa Zinda nawe rwose nukumwigaho.
mama wa Salima yamwatse umwana bafite umwana ubundi mama Salima kujya atafashe umwana ngo afate n'uwe wagomba gufata umwuzukuru n'uwawe uwo muruho mujya gushyira kuri mama wa Zinda n'uwi mama wa Zinda nuvuge ngo nuburokore dukeneye ko abakobwa bakuru bagareba kuri turashaka ko bakura turi mwitera mu muvuduko w'iterambere none se ubundi mamazi ubwo Salima yatashe mu rugo uvuga ngo iki mu byukuri ukwezi kugashira ukundi kukaza hela hajya mama mushaka ko nkora live mundeba ndi hano niko hapa mumenye ubwenge mbenye guhiga mujye mureka kurushya abantu nuna ajya gucumbika ahantu wihe gahunda uvuga uti ndamara amezi 3 nimbona umujewu nimbona naho ndokora udufaranga ndasevinga nje gushaka akazu nibesheho nzane n'umwana tubana ariko ubyagiye kwa mama wa Zinda uko kufanya nini hemba ndi kugira inama abantu bagore bibirobezo bananiranye aho ucumbitse ni heda ni kwa nyoko mwanyi na wundi ni mwanyirangendo mama wa Zinda n'umurokore yes kandi mumbabarire babyeyi ko bambazanye muri aya matiko kuko nta kundi twaharanga ese navuga ko acumbitse he mamazi wihangane umbabarire ndabizura umurokore unsengere kandi usengere nabo bagore Zinda we ntaribi ari iwabo ari kwa nyina n'umwana inzu yanani yabuze amafaranga yo kwishyura inzu wajya kwa nyina ese ko Zinda yabuze amafaranga yo kwishyura inzu akaza kuba akajya kuba kwa nyina Salima yo kuki yabuze ntaje kuba kwa nyina nta nyina afite ariko mwabavyeyi mwego ye mwarangiza ngo mwarabyaye nuko mukatangira ko wabyaye Jihad yaherekeje abandi harya mwebwera yarazindutse mwarazindutse ukumva Salima ngo ahanganye nanjye ngo ari gusubizanya nanjye njewe sheri nikodeshereza inzu mbamo nta muntu nirirwa njya kubundabunda ngo mbunze y'udukariso ariko wowe ucumbitse kwa mama wa Zinda none Zinda we yabuze amafaranga yo kwishyura inzu ajya kuba kwa nyina hanyuma Salima yagiye kuba kwande wagiye kuba kwa mama wa Zinda kubera ko ari umurokora akavuga ati umwe ntabwo wakwirukana umwana mama Zinda ni mwebwe muri korora ibirara mwebwe muri korora ibirara na Zinda yagasohotse akajya gushaka inzabamo none ubuhanganye n'abagore babiri mu nzu ko batita muraho murabundabunda wese ari muri kubundabura hubo bagukubise uraho ngaho uri kubundabunda bagungo bakuzaniye indabo sheri ntaruku amafaranga bakugura indabo yo bayakuzanira ukayabika ukazava mu bitaro ujya kureba hubo mujye mureka no gushuka abantu izo ndabo uri kugura afata udufaranga tumushyire kuri konti kuri telefone mama yo uponyonya ahubwo ajye mu nimero ya Salima muremere mukubita uduhumbi 100 Salima ndakurebera ndaguha ibihumbi 100 bebe ndagukubita akajana cyangwa tugukomanyirize wishyura inzu bemo niyo kaba gashambureta ariko se mudashatse kubaho neza ngo ahantu heza ushaka ibyiza ubundi umuntu ushaka ibyiza arabivunikira kimuvunika ubwo wicaye ukora iki hari nubwo usubyuka ngo woze n'isahane gicucu kidafite ubwenge gusa ngo mama ari kunderera umwana nibyo aho kugira ngo urererwe na rubanda warererwa na nyoko none wowe uri kurererwa he Salima uri kurererwa hehe nge mbabwiza ukuri mubabare nabirobezo mwe ubu ndabise mukanyuraje nurangiza wandike Jihad gendaza ngo ukome nkomeze ubu ndi kugutukira mu kazu nishyura wowe uri kuntukira iwabo kwa mama wa Zinda umeze urya ubu nta nubwo ufite uburenganzira bwo gutukana nanjye njewe nta nabwo rwose ntabwo ko bagusebeje munasebye wisebeje sheri ubuse abagore bangahe bari muri iyi mihanda njewe hano hari n'abahukana bakaza kuba hano bahukanya ariko ndababwira nti we wahukanya ariko higa comoka
nta kirundi umaze ameze ngahe kwa Zinda kwa mama wa Zinda Zinda yegeze kukwirukana kwa Kristina turabyibuka Gitsisino we mu mureke nibe na Gitsisino yishurira inzu aranitunze ngusubiriye amasari mazinda yabuze yo kwishyura nzajya kuba kwa nyina wewe warayabuze banakwirukanye Burayi ujya kuba kwande nta nyoko ufite ko bajya baca umugani ngo birusha nyina uri kurusha nyoko cyangwa uri kurusha nyina wazinda mama wazinda n'umurokore ntaga ayo magambo yakubwira aravuga ati genda umurokore mureka abana basange mu rugo mama Zinda muri kubeshya babakobwa nibahige nibashaka ubuzima mama Zinda ndakubujije mama Zinda nguhamagaye kanga ni nakuyitangapi Maratatsu nakuyita maratatu mama Zinda gira inama sari maje kubi wabo cyangwa higa ubuzima mama Zinda nta nama mwaba muri kugira ngende kumugira inama nk'umunyamihanda wowe aho kumugiriza umubyeyi nguru umurokore uburokore si igifu kiragusya we bamwatsa umwana kubera yuko atarashoboye kumurera kubera ibiyobyabwenge anywa ni nayo papas ni nayo ntego hanyuma araho ngaho akora iki twemere ko Zinda we yabuze yo kwishyura inzu akaza kubi wabo uretse ko nawe yakahavuye ntafite uwamuteye inda barangiza ngo bakirirwa bavuga ngo bafata sinapu ngo y'amashampanye bari kunywa bo kanywa nzobya uranywa sinapu 250 udafite aho utaha ucucu bwabarenze mwarangiza mugatanye jihadi sheri hano mba ndahishyura wowe aho uba hajya urahishyura Sarima ngo baraye bagukubise nimba bagukubise urafa kwa muganga ujya giwanyu wijya kurushya umubyeyi birusha nyina akandi waba kandi wabo sinkwirukanye gumereza wikomereza ubuzima bwawe ariko mama wazindi ibintu ari korora ari gukora muri iyi mihanda abana babaye ibirara birirwa babiyobyabwenge ubundi mama wasarima yagombaga guhita afata n'umwana we nawe ariko surahabuteba utagiye kuba kwa Zinda kwa mama wa Zinda w'inshuti yawe hanyuma se mama wa Zinda ni inshuti yawe ni umubyeyi w'inshuti yawe sheri kandi birusha nyina wakagiye ukajya unaba uri n'impande y'umwana gaseko umureba karira umureba byibura reka twemere ko wabuza inzu tubibaho pe ku buryo nanjye nayabura wenda nkajya gucumbika ahandi hantu ndabizi ariko se utekereza gute baguterera mu kanwa nk'inyoni ukirirwa ngo urafungura champagne urashowe ingofu ufite ikisi ntabwo champagne utiguriye ntabwo wakwigurira champagne imwe 2-3 ngo zifungure ufite ikisi izo shuti zawe ziri kukuryarya ninjye uri kukubwiza ukuri cakenge tugeze 2026 sheri mwaka wo gukora korava kwa mama wazinda ubundi mama wawe yakabaye nawe akugarura mu rugo ariko sara kugarura yagukuye ngo bagukubise ngo bari kukuzanira indabo zirabura sheri ariko tufaranga twaguze indabo batuguhaye bazagura ka rouge à lèvres ukagenda usireyinga neza kasoma ubutumwa bwanyu nigendera temba ndi kubagira inama mwabicucu mugore muzima harajya gucumbikaye come on Keza uheze Dayo niya ejo bundi ntiyamwikozaga mu bukwe ari mu bukwe bwa murumuna we none se Sarima yari ari mu bukwe bwande bw'umupampe
alo ntago abantu hano 500 bari kukugira inama mbi, bari kuvuga bati byo rwose nashakaho kuba. Abantu barabaryarya ngo babacumbikiye mu nzu. Ufite nyoko. Salima yari umukawushi mu bukwe, yari umupampe. Kanyenyeri baby, yes love. Je banyita kanyenyeri. Nibe nanjye nda settinga hano live wumve urwego sheri. Ndaza live hano hisekereza abantu nkanababwira inkuru, nkanababwira ibirara dufite muri iyi mihanda. Mu birara dufite ikiri kuza imbere ni wowe Salima. Ibaze Salima ko abantu bari kugutangaho urugero rw'umugore w'ikirara. Wowe zinda nguhamagaye kangahe? Bwira Salima agira ate acakenge, ntumwirukane nona. Nashaka mube mumucumbikiye umwaka cyangwa 2, ariko ari gutekereza nawe icyo azakora. Sibyo haraho ngaho gusa gore w'ikirara. Iburayi wahavuye utera ngo bafashe n'abantu turi kunywa urumogi, baradupima baradufata baradupima bangana muri rihabu. Baragupimye bagusanga muri urumogi ruri hejuru bro. Uwababona kuri snap ntiyabumva ayo mubamo. Mugore w'ikirara, munyandikire ngo umugore w'ikirara. Uwabona kuri snap mwisize za rouge à lèvres ntiyamenya ko muri indushyi. Sari muri indushyi. Gore w'indushyi. Uri maskini se ngo tubimenye. Ngo bantwara muri rehab. Muri rehab se warugiye kwifotozayo? Warugiye gusireyinga muri rehab se? Bari bagiye kukuvura ibiyobyabwenge. Sharije nta kiyobyabwenge kindi mu mubiri ntacyo. Buriya afite uburara bwanjye, ntari biburi muntu n'ubnibye, ariko uburara bwanjye nkabubamo nkana uburara bwanjye mbubamo buraniryoheye, ariko wowe ubwawe ntabwo bukuryoheye. Uracumbitse kwa mama wazinda. Wumva ukuntu wowe unakeneye kubabarirwa. Nago jewe nakora ndi madega, ariko wanayakora byibura ufite n'akaruru utahamo ugakodesha. None ukajya kuvuga ngo urasubizanya na jihad. Jewe wishyura inzu mbamo wakigoryiwe udashobora gutekereza akaruko gushaka ukuntu wabaho. Gicucu ruganzu waragiza ngo abakobwa b'i Rwanda bahese. Wowe muri kirobezo urimo uri umunyarwanda ariko wikiraha. Ubu mu birara bazana bavuga triste jihad ni kirara, ariko byibura ni umurara uzi guhiga. Wo nshobora no ibiki byose akishyura rizo yo kuba, ariko wowe uri umuyayu wamwe ibiyayura mutwe, uri ikintu cy'icyo cyamwe biyo byabwenge nta gushobora. Abantu hano 500 ntago bari hano kukugira inama kubusa. Wake up, byuka, allo wirushya abantu. Hey madam, va mu nzira. Ntago ukeneye kuza ngo uze kurushya mama Zinda. No, stop madam.